hariho umusaza wiberaga ahantu mu cyaro abana n'umuhungu we batunze ifarashi imwe. Umunsi umwe ya farashi iza kubacikira torongera yerekeza y'ishyamba. Abaturanyi batangira gucika ururondogoro bagira bati, ese mami iyi farashi ko ariyo yari bafatiye runini, aho baraza kubaho bate? Umusaza yabyumva ati, shimwa mana byose ni ku bwawe. Hashize igihe ya farashi yagarutse mu rugo igarukanye n'izindi farashi enye nayo ya gatanu. Abaturanyi bati, umusaza aradukiranye kabaye. Umusaza we agakomeza yivugira ati, shimwa mana byose ni ku bwawe. Nyuma y'icyumweru umuhungu w'uwo musaza yuriye imwe muri izo farashi atari yarenga umutaru, ibiramusimbije imikubise hasi avunika amaguru. Abaturanyi batawa za farashi burya zari umwaku. Muzehe akomeza kwivugira ati, shimwa mana byose ni ku bwawe. Haje gushira igihe haza inyeshyamba muri ako gace zitwara buri musore wese udafite ikibazo na kimwe cy'umubiri ngo ajye kurwana ku rugamba. Batwara abasore bose bo muri ako gace. Bageze ku muhungu wa musaza bati, uyu ni ikimuga ntacyo yatumarira. Umusaza yongera kuvuga ati, shimwa mana byose ni ku bwawe. Nyuma y'igihe kirekire cyane wa mwana w'umuhungu we yarakize. Abaturanyi baje kuvuga bati, umusaza arahiriwe kubona ari usigaranye umwana w'umusore hano muri karitsiye mu gihe abacu bose bamaze kujyanwa. Niwitegereza neza urasanga ibitubaho mu buzima byose yewe n'abo tubinyuranamo n'ibigeragezo gusa. Mu yandi magambo, twese uko twakabaye dusangiye ikigeragezo cy'ubuzima. Nsaba Imana ko yaduha imbaraga zigitsinda. Ku izina ry'Imana nziza nyirimpuhwe zihebuje, nihashimwe kandi hasingizwe Nyagasani uhoraho iteka ryose. Uwiteka we tangiriro ritagira iherezo, uwaturemye twe n'abatubanjirije, yewe n'abazabaho nyuma yacu twe tutagihari, Imana imwe rukumbi ishobora byose. Amahoro n'imigisha by'iyo Mana nsingiza bisakare ku ntumwa n'abahanuzi uko bakabaye, by'umwihariko bucura muri bo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ntibagiwe nabo mu rugo rw'ubuhanuzi baziranenge ab'Imana yejeje ikabashyira kure ya buri cyitwa icyaha cyose, amakosa n'umwandu uwo ari wo wose aho uva ukagera, uko wakabaye nk'uko tubisoma muri Quran igice cya 33 umurongo waho wa 33. Nyuma y'ibyo bavandimwe, mbanje kubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Fasha uyu mwanya ngo tuganire ku nsanganyamatsiko y'ingenzi cyane mu buzima tunyuramo bwa buri munsi. Ese ujya wicara ugatekereza ku buzima unyuramo umunsi ku wundi? Ujya wigarukaho ubwawe n'ibyo wagiye unyuramo mu bihe byahise? Nta gushidikanya ko urasanga mu byo wagiye ucamo harimo amagorwa, ibyago n'ibigeragezo bitagira ingano. Iyo bamwe bavuga inkuru z'ubuzima bwabo, hari naho bagera bagasuka amarira. Nshuti yanjye muvandimwe, sobanukirwa ko ubu buzima tubayemo ari ikigeragezo. Hari n'umuhanzi wigeze kubishyira mu ndirimbo ayita ikigeragezo cy'ubuzima. Ubuzima bw'amagorwa, ibisitaza, ibidushegesha bikadushengura umutima n'ibindi byose biza muri urwo rwego, ubwo nibwo buzima tubayemo hano mu isi. Hari ibyo tugomba gusobanukirwa neza ngo tubashe kumva icyanga cy'ubuzima. Bitari ibyo niho uzajya kubona ukabona bamwe baripfusha ubusa, bakitwara mu buryo batakagombye kuba bitwaramo, babitewe ngo n'ibigeragezo cyangwa se ibyago bahuye nabyo. Ndagaruka ku bintu bimwe na bimwe. Icyo twakamenye ku ikubitiro ni uko kubaho mu buzima bw'amagorwa, tugeragezwa, duhura n'ibyago binyuranye, uwo ni wo mwimerere w'ubuzima bwa hano ku isi. Umuntu wese wamaze kubona izuba agakandagiza ikirenge mu isi, byanga byakunda bagomba guhura n'ibyago n'ibigeragezo. Ab'intumwa, ab'umuhanuzi, ab'umukire, ab'umukene, uwo ari we wese aho yaba ariho hose agomba gukubitana n'ibimugerageza. Ibigeragezo ni igice cy'ubuzima bw'ikiremwa muntu. Munyemerere mbivuge nti nta waba muri ino si adahura n'ibyago n'ibigeragezo ngo bimukundire. Muri Quran igice cya 2 umurongo waho 155, Imana iti, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
byanga byakunda tuzabagerageresha ibibazo bito bito by'umutekano n'ubukungu, kugabanuka kw'imitungo, ibibazo by'uburwayi n'impfu za hato na hato, hamwe no kurumba kw'imyaka muhinga. Geza inkuru nziza ku bihangana, kuko nibo bazatahukana intsinzi. Mu yandi magambo, byumvikane neza rero ko byanga byakunda koko tugomba kugeragezwa nta kabuza, uko byagenda kose. Nanone kandi igihari ni uko ibyago n'ibigeragezo duhura nabyo bitagomba gusa, bitameze kimwe cyangwa se bitareshya, ntibingana. Bityo buri wese niyite ku kigeragezo cye bwite, areke kwirirwa hanze amaso ibigeragezo byageze ku bandi. Njye nshobora kugeragereshwa ubukene, mugenzi wanjye akageragereshwa ubukire. Uriya yageragereshwa uburwayi, undi akageragereshwa ubuzima bwiza buzira umuze. Hari uwageragereshwa urubyaro, undi akageragereshwa kuba ingumba. Yageragereshwa kwamamara, kuba umusitari, njye nkageragereshwa kuba ntari icyamamare. Icy'ingenzi ni uko twese tugomba guhura n'iki? N'ibyago n'ibigeragezo. Yewe hari n'igihe kugeragezwa k'umwe muri twe guhinduka ikigeragezo kuri twe basigaye. Nshobora gutsinda ikigeragezo kimwe, nagera imbere nkahura n'ikindi simusiga kikankubita hasi. Biradusaba intwari 3 zikomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi: kwihangana, kwiringira Imana, kuyibuka kenshi gashoboka. Ni ukubera iki hagomba kuzamo Imana rero? Igisubizo ni uko nta gishobora kutubaho muri ubu buzima uwaduhanze akanabudushyiramo atabizi kandi atabishatse. Hanyuma se koko Imana niyo itugerageza? Mu gihe ariyo yaturemye idukunze, umuntu ukunda ni gute wakwifuza akagerwaho n'ibimusharirira? Igisubizo kiroroshye cyane. Ibigerageza umuntu kenshi ni nabyo bimufasha gukura, kuva mu cyiciro kimwe cy'ubuzima yinjira mu kindi. Nta bigeragezo bibaho byajya bigora umuntu kwaguka mu bitekerezo, gukura no gutera imbere. Urugero, umwana mutoya w'uruhinja, kuri we amashereka ni ikinyobwa gihebuje ibindi byose, ariko kandi igihe kiragera mu rwego rwo kugira ngo abashe gukura no gukomera, bikaba ngombwa ko nyina atangira kujya mwima ry'abere. Umwana ararira cyane akababara, ariko kandi ntibiba bisobanuye ko nyina mwanze. Nyina arabikoreshwa n'urukundo rutavangiye amukunda. Ubwo nibwo buryo natwe Imana itugeragezamo, ariko tutiyibagije ko hari ibigeragezo natwe ubwacu twihitiramo cyangwa se twihamagarira. Ugiye kwiba, urafashwe, urafunzwe, wihamagariye ikigeragezo cy'uburoko. Ugiriye abandi nabi, bibaye induru, havutse inzangano hagati yawe nabo, wihamagariye ikigeragezo cy'inzangano. Kugeza aha turasobanukiwe ngo ikigeragezo ubwacyo ku bwacyo si ikintu kibi, ahubwo uko witwaye mu kigeragezo na nyuma y'uko kirangiye nibyo bizagena nimba uri umunyentsinzi cyangwa se watsinzwe. Hanyuma se ko Imana izi neza ibyacu byose, iratugerageza ngo bitange iki mu by'ukuri? Ubundi ugerageza umuntu ushaka kumenya uko yitwara ngo bigire amakuru bigusigira utari ufite. None Imana yo yabitugeragereza iki? Ngo bigende bite, bitange iki? Imana itugerageza ngo tubashe kumenyekana, twigaragaza abo turi bo. Uwigaragaje neza yandikirwa ibihembo, n'uwigaragaje nabi yandikirwa ibihano. Kuba Imana izi ibyacu byose, ibyo si byo ishingiraho itanga amanota. Idusunikira mu bigeragezo, maze bigendanye n'uko twabyitwayemo ikaba yaduhemba cyangwa ikaduhana. Reka mbyumvikanishe, njye nzi neza ko kanaka ari umwubatsi mwiza kandi wabyigiye, ariko ibyo si byo shingiraho muhemba. Nzamuhembera ko namuhaye ikiraka cyo kubaka akagikora neza. Umwarimu mu ishuri abaza abanyeshuri be b'abahanga n'abaswa, ariko ubwo bumenyi afite ku banyeshuri be si bwo ashingiraho atanga amanota. Biramusaba gutanga ikizamini tugereranya n'ibigeragezo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hanyuma utsinze ikizamini arabona amanota meza, ugitsinzwe arabona amanota mabi. Umusigire w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Ali bin Abi Talib alayhi salam, aratubwira ati ntabwo ibigeragezo biberaho ngo Imana ibashe kumenya abantu, kuko isanzwe izi ibyacu byose. Ahubwo ibigeragezo biberaho ngo umuntu agira uko abyitwaramo, maze hashingiwe kuri uko wabyitwayemo ube wakwandikirwa ibihano cyangwa se ibihembo. Ibigeragezo bitabayeho umuntu ntiyamenyekana. Ukwihangana kwa benshi mu bantu uzakumenyera mu magorwa bahuye nayo.
kumvira Imana k'umuntu no gucira bugufi ubushake bwayo bigaragara cyane cyane igihe akubitanye na bya bindi bimutesa. Intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam yararyamye arota inzozi zidasanzwe, yibona arimo atamba umwana we Ismail alayhi salam, amenya ko byanga byakunda ari Imana yamutegetse icyo gikorwa. Nubwo byari ibintu bigoye biteye ubwoba, ariko kubwo gucira bugufi ubushake bw'Imana kwe yazindutse ajya gutamba umwana we. Byarangiye kubwo kwihangana atsinze icyo kigeragezo. Noneho tugaruke ku gice gikomeye cyane cy'iri somo ryacu. Ni gute twahangana n'ikigeragezo cy'ubuzima tukagitsinda? Icya mbere, kwihangana no gukomera nk'uko tumaze kubivugaho hejuru. Icya kabiri, menya kandi unazirikane ko ibiri kukubaho uyu munsi hari abandi bari kugerwaho n'ibyikubye inshuro nyinshi cyane. Umuntu yavuye iwe yiyambariye umwenda w'umweru yanateye agapasi, ageze ahantu munsi y'igiti inyoni biramunereye. Aho kwitotomba bya bindi byacu, we ashimira Imana. Bamubajije impamvu aravuga ati, iyo biza kuba ari inka nari bubyifatemo nte? Umunsi umwe Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam iryinyo ryaramuriye cyane bikomeye. Bakomeza kumwumva agira ati, Mana ashimwa byose ni ku bwawe. Bamubajije impamvu aravuga ati, ubu se iyo biza kuba ari amenyo yose, komeze ntya ari iryinyo rimwe gusa rindya? Icya gatatu cyadufasha gutsinda ibyago n'ibigeragezo duhura nabyo ni ukuzirikana ko ibitubayeho byose aho biva bikagera atari ibyo kugumaho iteka ryose. Buriya byaba ibyiza bikubayeho cyangwa se ibibi ntabwo biramba. Iyi si niko iteye bavandimwe. Igihe kiragera ibyakubayeho uyu munsi cyangwa se ibyo wari umazemo igihe kinini bikarangira hakaza ibindi. Ibihe birasimburanwa. Ibihe bisharira biraza, igihe cyagera bigasimburwa n'ibihe biryohera. Gutyo gutyo. Ubwo nibwo buzima. Icya kane, kwita ku mateka y'abatubanjirije. Uburyo bagiye bitwara mu bigeragezo bitandukanye bagatahukana intsinzi. Intumwa y'Imana Yobu alayhi salam yahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi, yabyitwaye mate ngo abashe gutsinda? Icya gatanu, kuzirikana ko ibitubaho byose Imana ibireba kandi izi impamvu yabyo. Imam Hussein alayhi salam ubwo yari i Karbala, amaze kubona ibyo arimo gucamo byose, bamaze kumwicira umwana w'amezi 6, bamaze kumumaraho abantu, niki cyamuhaye imbaraga mu by'ukuri kigatuma akomeza guhatana kugeza ku mwuka we wa nyuma? Yaragize ati, hawana alayya ma nazala bi annahu bi'ayni Allahi ta'ala. Ibi byose bimbaho biroroheje cyane kuko byanga byakunda biri mu bugenzuzi bw'Imana imwe rukumbi ishobora byose. Buriya iyo abantu bahuye n'ibyago cyangwa ibigeragezo bigaragariza mu byiciro bitandukanye. Hari abahungabana bagatangira kuvuga amateshwa n'amangambure, induru bakayiha umunwa nk'abahiriye mu nzu, ari byo Qur'an igarukaho, idha massahu sharru jazua. Hari abashinyiriza bakihangana, Qur'an iti wabashiri sabirin. Hari n'abandi ntibihangana gusa ahubwo banashimira Imana. Allahumma lakal hamdu hamda shakirina laka ala musabihim. Ibyo byiciro byose uko ari bitatu birakugaragariza ngo uyu wahuye n'ikigeragezo runaka afite bumenyi bungana iki ku byerekeranye n'icyitwa ikigeragezo. Umwana mutarya urusenda agatabaza, mu gihe umuntu mukuru usobanukiwe iby'urusenda we afata amafaranga ye akajya kurugura. Ni ukubera icyo abantu bo mu cyiciro cya gatatu muri ibyo byiciro tumaze kubona, iyo bahuye n'ikigeragezo bihangana bakanashimira Imana? Ni uko ari byo bitanga intsinzi itagabanyije mu bihe nk'ibyo. Buriya umuntu aramutse azirikanye ko inkomoko yari ku Mana kandi ko ariyo azasubiraho, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ko ibona ibimubaho mu buzima bwe bwose kandi bicungira hafi, icya mbere mu bihe by'ibigeragezo ntiyavuga amateshwa n'amangambure. Icya kabiri, bimuha ituze muri we ntatigiswe n'ibyo yahuye nabyo. Icya gatatu, bimurinda wasiwasi cyangwa moshya ya shitani. Dore kanaka niwe ukugiriye atya, nawe mugirire gutya na gutya, bibe kimwe ku kindi. Ibyo ntibishobora kumuzamo. Icya kane ni uko abera abandi urugero rwiza. Uburyo yitwara mu bigeragezo yahuye nabyo bibera isomo bagenzi be. Nyuma y'ibyo byose bavandimwe, tuzirikane ngo nta buzima butagira ibigeragezo. Ntitugasaba Imana ngo ibiturinde,
ahubwo tuyisabe kuduha ibigeragezo bitworoheye cyangwa se dushoboye, nk'uko tubigirwamo inama n'abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tubeho umunsi ku wundi tubyiteze, bizadufasha kubitsinda igihe duhuye nabyo. Ushobora kuba utanabifite mu buzima busanzwe, ukabona birakugwiririye biturutse mu buzima bwa social media, dore ko ari nabyo bigezweho cyane uyu munsi. Twibuke Imana cyane mu bihe by'ibigeragezo, kuko ari byo bitubashisha kubitsinda neza mu buryo bwiza. Ndasaba Imana ko yaduha ibigeragezo bitworoheye tubasha gutsinda. Ndasaba Imana ko yakorohereza abari mu bigeragezo bitandukanye, ibigeragezo by'ubukene, ibigeragezo by'ubushomeri, ibigeragezo by'ingo, ibigeragezo by'ubusiribateri, ibigeragezo by'ubuzima bwa social media n'ibindi bitandukanye. Mana tworohereze muri ino si no mu buzima bw'ahazaza cyangwa se ubuzima bwa nyuma, udufate ukuboko dutambutse mu bikomeye bihaqi Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.